Ndagusohoje mukunzi wacu, mukunzi wa Chantal TV Joe, abantu bose bakoze subscribe hano bakagaruka bakareba ibiganiro dutanga bakabona ari byo mumaro. Imana ibaha umugisha. None uyu ni umunsi nanone Imana impaye kugira ngo tuganire. Twavuze ku bintu bitandukanye, turacyakomeje mu buryo bw'iterambere. Uyu munsi ndifuza ko tuganira nanone kuri business. Turi abantu mu buryo kuri muri bino bihugu byacu bya Afrika cyangwa East Africa cyane cyane u Rwanda, dusa nkaho twese tugistrugglinga no gushaka ibintu n'icyo umuntu yakora kugira ngo arebe ko yatera imbere. Hari ibibazo byinshi abantu bakunda kwibaza iyo bagiye gutangira business. Umuntu akavuga ngo ese kuko nakoreye business, nza abantu benshi twagiye tuvugana twiganye, umuntu akabangisha umuntu yakoreye business. Ariko burya abantu benshi bakunda kubaza abantu babaganije ko bashaka kwikorera, akamubaza ngo ese ngumva wakora iki. Hari umuntu gusubiza ngo byose nabikora. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuvugane, wowe ushaka gukora business ni iki kintu wakwitaho. Mene magambo ntago bisaba kwiga amashuri menshi, nta kazi n'ubundi mu yandi magambo nta kazi nta mashuri. Amashuri tujya kwigamo cyangwa kwihugura tugira nuko hari ahantu twabonye market, nuko hari ahantu twabonye isoko. Ubundi mu Rwanda mwagiye mubona combinations zagiye zizaho, twagiye tukiga ibintu tuvuga ngo nje n'izindimi, undi yize wenda economy, undi yize sinzi iki, ariko nyuma ukaza kubona bahinduyemo utuntu bakavuga ngo tugiye gushyiraho noneho ikintu kiri ku isoko ry'umurimo. Uyu munsi wa none ubu ibintu bigezweho mu mashuri abantu bari kwiga ntago ari byo twebwe twize bigezweho. Mbere yacu ari bizikana bigaga pedagogy, abantu bakigira kwigira ubwarimu, abandi bakajya kwiga kuba abaganga. Ariko uyu munsi wa none ntago abantu bari muri ibyo bintu nka kera. No kubera iki? No kubera ko ku isoko ry'umurimo wasanga bahari ari benshi, kandi n'ubumenyi bafite rimwe na rimwe ugasanga hakeneye ko bwaguka kurushaho. Uyu munsi wa none rero turi kuvuga noneho kwikorera cyangwa se business. Ubundi kugira ngo uze ku isoko ry'umurimo wo kwikorera, hari ikibazo cyambere ugomba kwibaza. Cyambere, what's the idea? Ni ikihe gitekerezo ufite mu mutwe? Ikibazo gihari ni iki? Uje gusubiza ikihe kibazo kiri hanze? What's the vision? What's your hobby? Hari igihe umuntu asunikwa nk'ubu nkanjye kwa nkora YouTube kuba narabaye YouTube creator cyangwa content creator kuri YouTube. Ntabwo ariko kazi konyine nari mfite bavuga ngo ngiye kubikora buri munsi, ariko ni nako gashaka kumbera akazi kansaba gushyiramo umwanya n'ubumenyi. Uvuga ngo ubumenyi nari mfite nk'umuntu usanzwe wenda mvugana n'abantu batandukanye, bwamfashije uyu munsi kuba hari igisubizo ndimo ndatanga, hari ikibazo nasubije. Ni iyihe gap, ni ikihe gitekerezo nari mfite? Ndashaka kuba muntu ki? Kuko hari ibindi bikorwa biri kuri YouTube cyangwa hari izindi content zihari ntajyamo cyangwa ntagiyemo, ntanateganya kujyamo. Kubera iki? Kubera ko nyine wenda ntago ziri mu byifuzo byanjye, ziri mu byo nkunda, wenda ziri mu byo numva ntatekereza gushyira umutima wanjye cyangwa ubuzima bwa. Wenda nko kubara inkuru z'abandi, ibyo I don't want to go. Hari igihe ubona rwose ibintu byo gusenya ubuzima bw'abandi nubwo waba uri kubaka ibyo wita ubwawe atari byo. Ni urugero ntanze, wenda hari undi bifata nkaho nawe arimo gusenya ibibi akabijyamo, ariko focusinga kuri idea. Ni ikihe gitekerezo uzanye ku isoko? Kubera icyo uhisemo kuza muri iyo business cyangwa ko ikoreye iyo business? Ese ni ibintu yumvamo nk'umuhamagaro? Hari abantu bafite YouTube channel, n'urugero ndimo gutanga wenda kwa ari byo nkora uyu munsi, ugasanga wenda bigisha ijambo ry'Imana ko n'ubuzima busanzwe n'abakozi b'Imana cyangwa se n'abantu baganira n'abantu ijambo ry'Imana, cyangwa se n'undi mu bintu byo guteka, n'ubundi ni passion n'ibintu bikurimo kwigisha abantu ibintu byo guteka, kuko n'ubundi uri umutetsi w'umwuga. Ibyo ni ibintu nanone bishobora kugusunikira kumva ko ibintu byo gutanga ubyizeye. Kwigisha nkanjye kumbwira ngo ibintu byo kwigisha, nanjye mfite background mu bintu bijyanye no kwigisha, byumvikana cyane ko nabibamo bikanyorohera. Wenda indimi n'izindimi, kuba navuga mu Cyongereza, kuba navuga mu Gifaransa, nabyo ni kimwe mu bintu. This is also a business. Ubwo rero hari bimfasha.
ni kuvuga rero ni ikihe gisubizo uzanye hano hanze, kubera icyo utangiye restaurant, kubera icyo utangiye restaurant muri kano gace, kubera icyo utangiye gukodesha amaroji, kubera icyo wumva watanga iyi serivisi aha hantu Irembo, kuko ari cyo kintu wumva ni cyo gisubizo ubona gikenewe muri aka gace ugiye gushyiramo iyo business yawe. Ni icyo ni kimwe. Kugira ngo business iyo ni ikindi kibazo wakweza, kugira ngo business yawe itazahomba, hari ikindi kibazo ugomba gusubiza, cyangwa se hari iyindi ngingo ugomba kwigaho, kwiga ku bantu mugiye guhangana muri iyo business. Competitors. Ntabwo uzaba uri ku isoko ry'umurimo wenyine, uwo ufite iki kiruta icyo abandi bafite. Kugira ngo ugiye gushyira restaurant muri kano gace, banza utekereze neza ku bandi bantu bafite restaurant aho hantu. Turimo turiga gukora business kandi dufite intego yo kuba successful, yo kuzagera ku musaruro, ku nyungu. Ntabwo wabyuka mu gitondo rero ngo uvuga ngo ngiye ndumva ngo nzajya gukora amasambusa ngo muri kano gace, kandi hari abantu bakora amasambusa benshi cyane utaravuze ese bakora sambusa zimeze zite, ese niba ari business ya restaurant ese bateka ibiryo bimeze gute, ese ubundi abantu bazaza kubirya ni ibiciro babirya ni babahera ku giciro. Ibyo byose ugomba gukora bishoboka, ukamenya abantu muhanganye muri iryo soko ry'umurimo. Ikindi umuntu aba agomba kureba ni ukureba gutegura ahantu wakorera, hanyuma ugakora ikintu cyitwa gupanga cyangwa gutegura ibyo uzakoresha. Ukavuga uti jyewe mu by'ukuri ndateganya kuzakora restaurant y'imiryango, y'inzu ingana gutya, nzaba mfite muri salo cyangwa se muri salle amameza ngahe, nzaba mfite amafaranga yo gutangiza iyo nzahahisha ibiryo, abakozi bangahe, tuzajya dutangira ryari, dusoze ryari, tuzateka se kabiri ku munsi. Ibyo byose ugakusanya amakuru ndetse n'ibizagendaho kugira ngo wowe uri well prepared cyangwa se witeguye neza. Nk'urugero nakubwira, hari ikintu twita ngo ni business plan, ariko wenda ntago ngiye muri zanditse abantu amabanki abatuma, ndavuga a very simple cyangwa se short business plan, ya yindi umuntu wese yakwitekereza akaba ati mbere ko ntangire iyi business yanjye hari ibintu by'ingenzi ngomba gutekereza. Wenda mu tuntu duke nateguye nk'utuntu 6, ntago nshaka ko uyu munsi wenda tuvuga ibintu birebire, ariko nk'ibintu 6 umuntu wese ugiye gutangira business akavuga ngo ndashaka ko business yanjye izatera imbere nkagera ku musaruro nifuza. Hari ikintu cyambere ugomba kumenya isoko ryawe, aho hantu hari isoko, aho location ni irihe soko ugiye gutangira, nabahe bantu. Icya kabiri, nabahe bantu uzabiha. Tuvuge hari abantu bagira ama restaurant akavuga ati ngewe mbona hano hantu hari abantu bakorenda imirimo iciriritse, nzateka kandi imirimo y'ingufu, nzatekera wenda abafundi, nzatekera abanyonzi, nzatekera abashoferi, nzatekera abamotari. Cyane cyane iyo market yawe cyangwa se abo bakiriya bawe, hari isoko, yego nibyo abantu benshi bari aho ngaho, ariko kandi ni bande, nabahe bakiriya uzagira. Ukamenya ngo ntago ugiye kuzajya uteka utuntu twa rojorojo, uzateka ibintu by'ingufu kuko abantu ugiye kuzagaburira nibyo bakunda, kuko ubwo buri kwiga abakiriya nzaha cyane, abakiriya banjye cyane ni bande. Ntago wenda ushobora gushyiramo n'utwo tworoshye, aho ukibuka ko abantu ugiye guha nabo bakeneye ibintu by'imbaraga. Icya gatatu, ubwo nicyo ndimo ndavuga. Icya gatatu, kumenya ingano. Kumenya ingano y'ibintu uzajya utegura. Ese ni abantu bangahe nakwakira ku munsi? Ese ubu nzateka ibiro 50 by'ibirayi bishire? Ese nzateka ibiro 30 by'umuceri bishire? Ukagerageza gukora akantu kitwa rero gutegura neza ingano kugira ngo abantu bawe ubu bafite neza. Ikindi, kugira umwihariko. Nimba ari restaurant, nakomeje kuvuga restaurant kuko ndariyo abantu benshi cyane dukoze kumenya, ariko nibi bya YouTube channel nuhe mwihariko hani wanje cyangwa iwabo wabari abantu, niki kintu nzazana cy'umwihariko abantu bazambona. Nk'ubu ngubu umuntu umenyereye kuza kuri channel kenshi na kenshi ntago ashobora kuza aje
kurelaxinga gusa, aba bizi neza ko aje kwiga. Umuntu utari tayari kwiga ntago yaza kuri Chantal TV Jo, kuko abizi neza nyine ko ni mu masomo. Abantu baba bashaka nyine urubuga rw'imikino, ntago waza hano ko nge sinzi kuvuga urubuga rw'imikino. Aha ni kwa mwarimu, aha ni mu ishuri. Of course uza ubizi neza ko ari ikintu wifuza kunguka nk'ubumenyi. Uwo mwihariko rero niwo kuzana aho hantu. Nimba uvuga ngo ahangaha ndabizi neza uko byagenda kose, update kandi ziri ku gihe, cyangwa se ibintu neza bidashobora kuba bivanze bibeshya, nabikura aha, ujyayo ubizi neza ko ariho uri bukure ubwo bumenyi. Nari mvuze ubwo icya 5 ngira ngo. Hanyuma icya 6 no kumenya neza your market plan, kumenya define cyangwa se gusobanukirwa neza isoko ryawe, cyangwa se uburyo isoko ryawe riteye. Ukavuga uti se ubu reka mvuge nk'urugero, abantu b'abafundi barya ku manywa n'urugero, ntago wabatekera nijoro ngo uvuge ngo uraza kubabona. Mu by'ukuri waba utangiye niyo uplaningira, saa 6 nzategurira aba, nimugoroba nzategurira aba. Saa 6 mba mfite abantu benshi wenda bageze muri 800 cyangwa se 500, nijoro nza mfite abantu 100. Ugateka cyangwa se ugategura ibingana n'ibyo uha abo bantu bawe ushaka. Kugira rero akarusho, hari igihe ushobora kusanga ibiryo byose bijya kumera kimwe, ariko bakaba bakwiziho akarusho kuko nimba umuntu atarya inyama wenda n'urugero uri bumuhe igi. Hari restaurant imwe nzi mu mujyi wa Rusizi nigeze kubamo, umuntu wese bamuhaga igi mu ntangiriro, buri muntu yaba urya inyama cyangwa utarya inyama bakongereragaho n'igi. Twese twajyaga tujya kurira muri restaurant kubera igi, kandi igi nawe waryigurira rwose cyangwa wanaryitekera. Ariko kubera ko kantu bifitiye ko umwihariko, nyuma baje kubona ko ibiryo bigenda bihenda bagakuraho, ariko bagakuraho ukabimenya nuko baguhaye ibiryo ukabona ko mutamaye igi. Kubera iki? Ni akantu kabo nyine ku mwihariko bafite muri uwo mujyi, bigatuma abantu bose ndabasoje abashuti banjye nyine bo muri uwo mujyi. Mu by'ukuri aho hantu uwo mwihariko bari bafite. Ubu hari restaurant aho ujyaho ugasanga baguha akarahure kaje, cyangwa se baguha amazi, cyangwa se baguha fanta kandi itabazwe ku biryo. Ugasanga abantu bose baraje. Shaka umwihariko, fixing amafaranga ugendeye wenda wishaka guhanika cyane nk'abasanzwe ukuje vuba. Reba ko ibyo bintu byawe byagera ku musaruro, wenda unateganye n'amafaranga ushobora gukoresha mu mezi nk'abiri utaragira inyungu. Akandi kantu nashakaga ko dusorezaho no gutekereza neza amafaranga ukorera ku munsi n'abakiriya wakira ku munsi. Ibintu byose ama expenses cyangwa ibintu utanga mu bisohoka azashobora kuzavamo inyungu. Ese nibitangira small mu mezi 2, 3, 4 ubona bizavamo inyungu utaha, cyangwa ikindi gihe tuzashaka uburyo umuntu akarikira kubara mu ntangiriro ukavuga ngo ariko ninjiza abakiriya wanabara ku munsi nzashobora kuzamenya ryari nzatangira kubonera inyungu, noneho ubikarikire nabyo bubyibitseho. Hanyuma wowe witera inkunga, kuko hari abantu benshi gutangira business akabona atangiye kunanirwamo hagati kuko ntago ugize uteganya ko hari igihe bizanga, noneho ugatangira kujya kwifashisha imyenda cyangwa se abantu mufatanya business kandi mutarafatanyije imiroho yo gutangira. Ibyo byose ni ibintu bitubaho rimwe na kuko twahagurukanye imbaraga cyane ako tutarebye ko hagati mu rugendo bizatugora. Teganya, itera inkunga yose ishoboka kugira ngo business ikomeze kubaho, kandi ibyo ntago bikora bageze muri business. Ubitegura mbere ukavuga ngo ngewe hari umugabo twakoranye kera nkiri umwarimu yampambereye urugero rukomeye. Yigize kumbwira ati rero ngewe ndoda inkweto, jya gatuzanira inkweto ku kazi, abagore kabakorera inkweto, abagabo akabakorera inkweto. Biratangaje ko nta muntu muri twebwe wajyaga amubwira ngo njyana ku kazi, kuko yavaga ku kazi kwigisha akajya gukora inkweto. Yarambwiye ati ibi bintu nabyize, abazungu baje kurusengera iwacu babwira abantu atagira akazi ngo bajye kwiga gukora inkweto, nanjye njyamo niga gukora inkweto bisanzwe. Nza kwiga baduha utumashini turi aho twa feke, aza kugura inkweto zikata imashini neza. Ndamusuhuje n'inshuti yanjye, sinshaka kumuvuga ariko ni ukuri yambere y'urugero. Nyuma y'umwaka umwe dukorana ndabyibuka yasezeye akazi, yarakoze shop kuko yari afitemo abakozi. Akazi yakoraga mu by'ukuri kamuhaga amafaranga, akagenda ashyiramo abakozi slowly, yataha nimugoroba akajya kubafasha muri weekend akadoda inkweto. Hanyuma aramenyera yagura shop yiwe, agira shop y'inkweto.
agira n'ahantu akorera, asiga akazi arakareka ahindurira muri ako ngako. Rero business yari yarayipangiye akavuga ati hano nzashyiramo byinshi kugira ngo mbashe kwaguka. Nawe wateguye neza, yagiye agura, icyo nari nibagiwe ninjye kuvuga, yagiye agura imashini, yari yarihaye target akavuga nzajya nsevinga ku mezi 5 ngura imashini iyi niyi, ku mezi 6 ngura imashini iyi niyi. Ndabyibuka ko hari igihe yigize kumbwira ngo yafashe credit yo kugura imashini imuhenze, ayishyura, yamaze kuyishyura amamashini yose akeneye yo gukora inkweto ayafite. Gutangira rero ntabwo bivuze ngo kuri kubitekereza bivuga guhita utangira. Yarambwiye ngo ajya agura ibikoresho by'inkweto ngo akabibika mu nzu, ajya agura akamashini akakabika mu nzu, aza kuzatangira noneho imashini zikomeye azi neza ko zishobora kwangirika, akagenda azibika, yagiye kuzisohora mu nzu. Abantu baratangara kuko ntawatekereza ko yagira imashini zimeze gutyo, kuko yari afite akandi kazi ariko agenda abikira ibyo bikorwa. Nawe birashoboka, nanjye birashoboka, ariko planning, kuko nutangiye kwirundumurira muri business ukivana mu kazi nabyo hari igihe byakugora. Ariko rero nta kazi nta n'impamvu yo kujya mu bintu byinshi, ariko akazi niba ubona isoko ry'umurimo uri hanze aha ihugure, hanyuma unasevingira ibyo bintu bizakubana uburyohe. Turyoherwe n'ubuzima kandi twiyungure. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, tugumane twunguke n'ibindi birenzeho.